Nk'ibisanzwe Mama Nana Official Mukazayire Devota ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, Imana ibarinde. Abankurikiye inshuti zanjye zitandukanye mu majyaruguru y'u Rwanda, mu majyepfo y'u Rwanda, mu burasirazuba ndetse no mu burengerazuba ndetse no mu mujyi rwagati wa Kigali, Imana ibampere umugisha. Ntibagiwe kandi n'abadukurikiye mu bihugu byo hanze, Canada, Amerika, Burkina Faso, ibihugu byose bitandukanye birimo inshuti zacu, Imana ibahereze umugisha. Nk'ibisanzwe rero dusanzwe tuganira ku biganiro by'umuryango, ariko uyu munsi naje ngo tuganire ku kintu kijyanye n'inkomoko y'amakimbirane mu miryango. Mu by'ukuri amakimbirane mu miryango niyo atuma ingo zisenyuka. Amakimbirane mu miryango atuma abana batiga. Amakimbirane mu miryango atuma ubukene butera urugo, ku buryo abantu bakena kandi bafite mu mutwe, bafite gukora, bafite buri kimwe. Ariko kubera amakimbirane no kutita ku rugo, ugasanga abantu bishwe n'ubukene bitewe n'ayo makimbirane. Twaje gusanga rero inkomoko y'ayo makimbirane akenshi ituruka mbere y'urushako. Ibyo umuntu yiringira muri mugenzi we, igihe cyose ukaba wumva ngo jyewe ninshaka nzashaka umugabo utunze ufite amafaranga, wamubona agenda mu nzira ukamubonamo amafaranga, kandi ni ukuri nagira ngo mbabwire ngo aho amafaranga ari ntavuga. Wamubona yambaye neza turiya afite amafaranga, rimwe na rimwe hakaba n'ukubeshya akakubwira ko afite amafaranga kandi ntayo afite. Rimwe na rimwe hakaba n'ukubwira ati burya jyewe ngira imitungo aha n'aha, wazagera mu rugo rwe ugasanga iyo mitungo ntayo ihari, amakimbirane agatangira ubwo. Kandi ni ukuvuga ngo abashakanye iyo bafitanye amakimbirane n'abana bibageraho n'imiryango yabo muri rusange. Twaje gusanga rero amakimbirane ari mu nzego zitandukanye. Gushakana kw'abantu bataziranye neza no gukurikira imitungo bikunze guteza amakimbirane mu miryango. Iyo abantu babanye bagasanga ibyo bari bakurikiye mu rushako atari byo babonye, intambara ziravuka. Ahari urukundo hakaba hahagurutse urwango. Hamwe n'ibyo abantu bashakana bataziranye, ababyeyi bataziranye, mwamara kubana ugasanga hari ibyo mudahuriyeho bigatangira kubateranya. Ikindi, hari igihe umuntu ashaka undi akurikiyeyo mutungo, yagerayo ugasanga nta mutungo afite cyangwa washize, amakimbirane agatangira ubwo. Amakimbirane mu miryango agaragara mu bice bitatu. Harimo ayo hagati y'ababyeyi bombi, hagati y'ababyeyi n'abana, no hagati y'abana ubwabo. By'umwihariko amakimbirane hagati y'abana n'ababyeyi no hagati y'abana, ababyeyi ngo biyagiramo uruhare kubera ko gusumbanya abana nabyo bikurura amakimbirane. Abana iyo bagiye ku ishuri, bamwe ukabaha ibikoresho biruta iby'abandi, usanga hajemo amakimbirane hagati y'abana. Bamwe bibaza impamvu bahawe ibikoresho bike, bakanibaza impamvu umubyeyi abasumbanya, bikabyara amakimbirane. Yewe rimwe na rimwe hari n'igihe usanga umwana umwe ajya ku ishuri rihenze, undi akajya mu ishuri riciriritse. Ugasanga umwana umwe umushyize muri 9 kandi yari yitsindiye, undi ukamujyana muri boarding, ugasanga abana bizanye amakimbirane ndetse bikavamo n'inzangano hagati y'abana, rimwe na rimwe bakanabyanganira. Ibyo byose rero bikurura amakimbirane, twakwiye kubyirinda nk'ababyeyi. Hakwiye rero gushyirwa imbaraga mu mugoroba w'ababyeyi. Ibiganiro bihuza abashakanye mu nzego zitandukanye bigahabwa ingufu, ariko by'umwihariko uko njye mbyumva, abitegura gushakana bagahabwa inyigisho nyinshi mbere yo kubana kugira ngo iki kibazo gicike. Ababyeyi bakwiye gutoza abana gukora hakiri kare, bakiri bato, kugira ngo batazajyana ubunebwe mu rushako. Kuko burya nubwo urugo rwubakiye ku rukundo, inkingi ya kabiri ni umutungo. Urugero, umwana agomba gutozwa gukora hakiri kare. Hari filime mperutse kureba y'umukobwa washatse atazi guteka, akajya atuma ibiryo muri hoteli. Umugabo biramurenga aravuga ati nagushatse kugira ngo uze umfashe urugo, ntabwo nagushatse kugira ngo uze unkonsome, ntabwo nagushatse kugira ngo uze ube umutako. Umugabo biramurenga aravuga ati nagushatse kugira ngo uze umfashe urugo, ntabwo nagushatse kugira ngo uze unkonsome, ntabwo nagushatse kugira ngo uze ube umutako.
Ibyo byose rero bitera amakimbirane. Niyo mpamvu umubyeyi wese ugiye gushaka, umwana wawe agiye gushaka, ugomba kumwicaza ukamuganiriza, ukamwumvisha icyo agiye gukora kugira ngo atazagera bikabyara amakimbirane, ejo bundi urugo rwe rugasenyuka hatamaze kabiri. Ibyo biri mu mpamvu zituma gusenyuka kw'imiryango guharawe mu ngo nyinshi zitandukanye. Rero nkibaza, wa mukobwa ugiye gushinga urugo, ese wagiye gushinga urugo wabanje gutekereza icyo ugiye gukora? Ese wa musore wowe wagiye gushinga urugo wamaze gutekereza icyo ugiye gukora? Ni byiza cyane yuko ushinga urugo nta mikino irimo. Mwa bantu mwe, ingo zigiye gusenyuka kandi zisenyuwe n'utuntu dutoya. Urugero rutari kure, umusore amaze kugera mu rugo, ashatse umukobwa, asanze umukobwa icyo yamushakagaho ntakibonye, nibwo atangira kumuca inyuma, ugasanga ibibazo biravutse. Nibwo atangira kumwereka yuko ntacyo ari cyo, nibwo atangira kumwereka ko ntacyo amaze, agatangira kujya mu bandi bakobwa, agatangira kujya mu bandi bagore. Ubwo amakimbirane niko yiyongera, nibwo ubukungu bugabanuka mu rugo. Niba mwari mufite ubutunzi butangira gushira. Bene data, nshuti zanjye, nimureke twubake urugo rutarangwa n'amakimbirane, kuko amakimbirane aragenda agasasirwaho bikarangira abantu bicanye. Ejo bundi ugasanga umugabo kugira ngo akemure ikibazo ni uko agize gute, ni uko yishe umugore, n'umugore agatangira kumva yashaka uburozi bwo kwica uwo bashakanye. Oya si byo, oya si byo rwose. Nimushake ahubwo ukuntu mwahosha amakimbirane. Hamwe n'ibyo tugiye kurebera hamwe ukuntu twahosha amakimbirane. Uburyo bwiza bwo guhosha amakimbirane, wakora iki mu gihe wowe n'uwo mwashakanye muhora mutongana? Ushobora kuba ubona ko amazi yarenze inkombe, kandi ko izo ntonganya zirushaho gufata indi ntera. Uretse n'ibyo, mushobora kuba mutazi ikizitera. Nubwo bimeze bityo ariko murakundana kandi nta wifuza kubabaza undi. Muzirikane ko kuba mutabona ibintu kimwe bitavuga ko mudakwiranye. Amakimbirane ubwayo siyo ashobora kubasenyera, ahubwo uko muyakemura nibyo bishobora gutuma mugira amahoro mu muryango cyangwa mukayabura. Reka rero turebere hamwe mu byafasha guhosha amakimbirane mu rugo rwanyu. Icya mbere, ntukihorere. Burya ngo ururimi rwoshywa n'urundi. Iyo mugenzi wawe agusembuye maze ntumusubize, bishobora gutuma acururuka. Ubwo rero ntukihorere mu gihe ushotowe. Kwifata bizagaragaza ko wiyubaha kandi ko wihesha agaciro. Jya uzirikana ko amahoro ariyo y'ingenzi kuruta kwemeza uwo mwashakanye ko ari we uri mu makosa. Icya kabiri, jya wita ku byiyumvo by'abagize umuryango wawe. Iyo utazi umuntu amatwi witonze, ntumuce mu ijambo kandi ntumukekere ibibi, amaherezo aracururuka, amahoro agahinda. Aho kumukeka amababa, ujye uzirikana ibyiyumvo bye. Nanone nakora ikosa bitewe no kudatungana, ntukagire ngo ni ubugome. Umuntu ashobora kuvuga nabi atabigambiriye kandi atagamije kwihorera, ahubwo bitewe no guhubuka cyangwa uburakari. Icya gatatu, jya ufata igihe ubanza utuze. Niba uburakari butangiye kuzamuka, byaba byiza wigendeye mu kinyabupfura kugira ngo ubanze ucururuke. Ushobora kujya mu kindi cyumba cyangwa ukaba utembera gato kugeza igihe uraba wumva utuje. Ariko ibyo ntibivuga ko ugomba guhimisha uwo mwashakanye guceceka cyangwa ngo wigire indyarya werekana ko nta kibazo ufite. Ahubwo uba ubonye umwanya wo gusenga Imana, uyisaba kwihangana, kugira ubwenge n'ubushishozi. Icya kane, jya uvuga ijambo mu gihe cyaryo. Kubwira mugenzi wawe amagambo amukomeretsa nta kindi bimara uretse gutuma ibintu birushaho kuzamba. Aho kubigenza utyo, ujye ushakisha amagambo yacururutsa uwo ukunda akamugusha neza, aho kumutekerereza. Ujye wicisha bugufi
umusabe ubusobanuro kandi umushimire mu gihe agufashije gusobanukirwa neza, umubwire uti urakoze mugabo wanjye, urakoze mugore wanjye, ni ukuri ntabwo nari nasobanukiwe. Icya gatanu, jya wirinda gukankama. Iyo umwe mu bagize umuryango ananiwe kwifata mu gihe arakaye, ashobora gusembura mugenzi we. Ku bw'ibyo ujye wirinda gukankama no gutukana. Nubwo waba wumva ko warenganyijwe, nanone ujye wirinda amagambo nk'aya ngo ntunyitaho cyangwa ngo ntujye unyumva. Aho kuvuga utyo, ujye ubwira uwo mwashakanye icyakubabaje kandi ugerageze kuvuga utuje. Wenda ushobora kumubwira uti iyo ukoze ikintu runaka birambabaza, nta mpamvu n'imwe yagombye gutuma umukubita cyangwa ngo umuhutaze mu bundi buryo. Nanone ntiwagombye kumuninura, kumutesha agaciro cyangwa ngo umuhohotere mu bundi buryo. Gusharira, Bibiliya ikatubwira ngo gusharira kose n'uburakari n'umujinya no gukankama no gutukana bive muri mwe rwose hamwe n'ububi bwose. Ibyo tukabisanga mu Befeso ibice 4 umurongo wa 31. Icya gatandatu, jya wihutira gusaba imbabazi kandi wikosore. Ntukemere ko uburakari bugutesha umurongo ngo bukubuze kwiyunga n'umukunzi wawe. Jya wibuka ko gukomeza guhangana ntacyo byabagezaho, ariko iyo mukemuye ikibazo mwari mufitanye mwembi murishima. Ubwo rero mu gihe havutse amakimbirane, jya ugira icyo ukora kugira ngo uyahoshe. Nubwo waba wumva ko nta kosa wakoze, jya usaba imbabazi bitewe n'uko wagaragaje uburakari cyangwa ko witwaye nabi. Nubwo byaba byakugwiririye, kubana amahoro n'uwo mwashakanye nibyo by'ingenzi kuruta ubwibone no kumwemeza ko ari we munyamakosa. Niba rero agusabye imbabazi, ujye uhita umubabarira. Ndumva nta byinshi, izo ngingo uko ari 6 buri wese agiye azikurikiza, ni ukuri mwahosha amakimbirane pe. Amakimbirane yahosha mu muryango nk'uko twabibonye. Irya mbere, ntugaceceke ngo wihorere umuntu nakubwira umusuzugure. Irya kabiri, ujye wita ku byiyumvo by'abagize umuryango wawe, wumva aho bababangamiye nawe ubikosore. Irya gatatu, ujye ufata igihe ubanza utuze. Irya kane, ujye uvuga ijambo mu gihe cyaryo. Irya gatanu, ujye wirinda gukankama. Icya nyuma, ujye wihutira gusaba imbabazi kandi wikosore. Hamwe n'ibi byose rero, nta kindi gihosha amakimbirane. Na Bibiliya irabitubwira ikatubwira ngo gusubizanya ineza bihosha uburakari. Iyo umuntu aje agukankamira akubwira nabi, rimwe na rimwe unarengana, hari amakosa utakoze, genda gakeya. Mbwira uti ariko rero mugabo wanjye, nubwo uje umbwira nabi, ntabwo ari ukuntu byagenze, ubyumvise nabi siko byagenze. Mugore wanjye, ntabwo ariko byagenze. Ibyo byose bizatuma amakimbirane ahosha mu muryango. Kandi ikindi, hari aho twabonye gutonesha abana bamwe ukabashyira imbere abandi ukabashyira inyuma. Fata abana kimwe. Niba abana bose batsinze kujya mu mashuri, ukabona nta bushobozi bwo kubajyana muri ayo mashuri bose ufite, bicaza ubaganiriza, ubabwira uti rero kubashyira muri boarding byanze, reka basi mbashyire muri 9, ubutaha nimutsinda neza muzajya mu ishuri. Kuko nanjye hari ibintu mfitiye ubuhamya. Igihe cyose iyo umwana umusumbanyije na mugenzi we, ukumva umwana umwe yajya kwiga mu ishuri rihenze, undi akiga mu ishuri riciriritse, wa wundi wagiye mu ishuri riciriritse ntabwo azigera akunda wa wundi wagiye mu ishuri rihenze, kandi byose ari we wabiteye. Ikindi, hari ababyeyi basumbanya, tuvuge data bukwe na mabukwe. Ufite abakazana 2, undi afite 3, ugasanga umukazana umwe niwe watonesheje cyane. Ibyo bibyara amakimbirane mu muryango. Tubyihane kandi tubireke. Ibyo bizatuma umuryango ugenda neza. Rero ni ukuri tugerageze guhosha amakimbirane. Amakimbirane aterwa na byinshi. Hari amakimbirane aterwa n'ubusinzi, umuntu akaba mu kabari, ibyakubatse urugo bikajya mu kabari. Kandi burya umuntu wagiye mu kabari, ab'umugabo ab'umugore, asenya urugo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ugasanga amafaranga mwagatungishije umuryango, amafaranga mwagajyanishije abana ku ishuri, muyajyanye mu businzi. Ugasanga umugore nawe aririrwa kwirukanka inyuma ajya kugushaka. Ntabwo ari byo. Ni ukuri
mugerageze kugira gute, kugira umuryango muzima mugari. Hari umuntu washekeje mu gitondo, hari akantu ka WhatsApp, kuri WhatsApp ngo kavuga ngo agiye gusaba divorce ngo kubera umugore we yirirwa yirukanka mu tubari. Baramubaza ati se yirirwa yirukanka mu tubari kubera iki? Barabasubiza ngo yirirwa yirukanka mu tubari ashaka. Ubwo rero urumva ayo makimbirane yose uyafitemo uruhare yisikosore, yisubireho, twubake umuryango nyarwanda usenga, wubaha igihugu n'abanyarwanda. Murakoze, yari Mama Nana, ni ukuri dusubire ubutaha, Imana ibahe umugisha, murakoze.